akamboka ati yewe nkurikije uko nkubonye mvugishije ukuri ati ndahiye alhamdulillah uzapfa udakize. Aryo naryo ni ijambo ryariza umuntu ryakuriza ukamara icyumweru urira. Umugabo ugira gutya mu buriri muryamye ukajya kumva agukubise nka litiro amacandwe mu maso kudukina cyane awazi kudukina aratukire bagiye gucengana yaragakinnye mu nyanja umugabo ashiduka urufi rumumise Uwiteka nawe ati nanjye nzi gukina yona uzakinisha bene wanyu nduwiteka sinjya nkinirwaho. Ifira mumira imumarana gatata manyamarashira atangira kuvuga ngo ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda y'urufi nataki Uwiteka aranyumva ari mu rusengero rwe rwera ategeka urufi runduka imusozi. Yego Uwiteka nawe ibi mwigira nawe yashobora kubyigira. Unyihera ubwenge bwo kubana n'izi ncakura zivuga indimi zivuga nije unyihera ubwenge bwo kubana n'abantu wamaye kuyobora kuko harimo n'abankubita za so mu gahanga na donke na vrema. Unyihera ubwenge bwo kubana n'abadamu babyuka mu ngo 6 mu gitondo bapostinze kuri status mu ifoto y'abagabo babo ngo ndagukunda nzapfa ejo. Ubwenge bwo kubana n'aba badamu babana n'abagabo 6 umunsi umwe. Izina rya Yesu kabaye rwategewe gari ya moshi ariko rero ururimi rwanyuze muri Nyungwe rwanyuze ku mupaka n'urwino n'urwaho muvuka koko izindimi za ukoza kwa runaka waza no kwa nyira runaka ugasanga ni rwo ruwari papa umva twanabavumbuye muzihindure bose mukimara kumva iritangazo muzihindure twamenya aho zifa nizo muri envelope muzanisha muzavuga indimi nshya niko Bibiliya ivuga. Imana iti ndabuguhaye ubu bwenge arangije atunguka kuri aba bagore bose harimo urira n'uwiriza. Umwe ati umuzima ni we wanjye utati no tetwa umuzima ni we wanjye ndati no umuzima ni we wanjye ndati umuzima ni we wanjye. Salomo atariko mugende gake. Reka mbashimire mwe nshuti mwahisemo kubana natwe umunsi ku wundi aho muherereye ku isi hose amahoro n'imigisha biva mu ijuru ku Mana data wa twese bibane namwe. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana nawe utarayikora uyu ni umwanya wawe mwiza wo kuyikora kugira ngo tujye tubana n'amahitamo meza. Murabizi hano haca inyigisho haca ibiganiro kandi byanze bikunze ku bantu bakunda ubwenge bigirira umumaro haba mu buzima bwa buri munsi ndetse no mu buryo bwo mu mwuka nabyo bitugirira umumaro. Rero ntibibagirwe gukora subscribe ntibibagirwe no gusangiza inshuti n'abavandimwe ubona iki kiganiro cyagirira umumaro urabugize neza. Nsuhuje inshuti zacu turi muri hano mu Rwanda turabakunda cyane abari hano mu mujyi wa Kigali abari mu ntara enye z'igihugu cy'u Rwanda mukomere cyane. Nsuhuje kandi abarundi turabakunda cyane rwose turabakunda aho muherereye hose wumva ikirundi aho uri ku isi hose nukuri amahoro n'imigisha bibane nawe. Hanyuma nsuhuje n'abandi bari muri Afrika bari muri Congo, Tanzania, Kenya, Malawi, Mozambique, South Africa ni henshi aho uri wumva ururimi turi kuvuga uri hano muri Afrika nawe ugubwe neza. Reka dusuhuze namwe abantu bari mu ntara ya 4 abantu baba diaspora turabakunda cyane rwose muri abantu bagaciro muri abantu b'umumaro kuri twebwe turabakunda cyane namwe mugire amahoro n'imigisha biva ku Mana ishobora byose. Uyu munsi nkuko nubundi mubibona mu mwambaro mwiza cyane uyu munsi murabona ko na fresher ari nyinshi ngira ngo uyu munsi mutera agatebe mwumve hano hagiye kunyura ibintu bikomeye cyane. Nukuri ndabyizeye neza ko urafashwa. Hari verse muri Bibiliya ivuga ngo abantu banje sinzi impamvu Imana yabise banje ariko yaravuze ngo abantu barimbutse bazize kubura ubwenge. Burya ibyaha nabyo nubwo abantu babizira ariko ujye utinya ikintu Bibiliya yaciyeho umurongo. Abantu babuze ubwenge nicyo kintu kibarimbuye ibaze.
nawe ukaba uri mu mubare w'abantu bagiye kurimbuka babuze ubwenge. Tera agatebe rero, hanyuma hano urahakura ubwenge bigende neza. Turagusuhuje, umeze neza? meze neza pe. Nubwo tuguhaye karibu mu rugo rwawe, ariko urugo rutakwishyura umushyitsi harya ngo ntiruba rukikwakiriye. Okay. Hanyuma reka dutangize isengesho, nibyo byaba byiza kurushaho. Mana urakoze, turagushimiye, neza yawe ntirondoreka, ineza yawe si ya none, iraganje. Ineza yawe tuyibona mu mirimo ya buri munsi, tukayibona muri bene wacu no kuri twe no ku bacu. Ineza yawe ntirondoreka, urakoze. Twabonye ineza yawe mu gihe urugamba rwari rushyushye rugeze mu mahina. Ineza yawe iragaragara, abantu batangarira Imana iri muri twe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro pe. Ngushimiye ko uyu mwanya uduhaye, turawugushimiye. N'umuririmbyi yarawusabye abishyira no mu ndirimbo, aravuga ngo umpa akanya Yesu nze nkwegere. Tugize amahirwe yo guterana n'abantu waremye tuvuga ibyawe. Turasabye ngo ubwiza bumanukire muri iki kiganiro, ubwiza bw'Imana yacu, no ku muntu wese ugiye kutwumva arwaye, ineza yawe mukize. Mushomeri, ineza yawe muha akazi. Ubabaye, ineza yawe muha ibyishimo. Uwagumiwe, ineza yawe muha urushako. Ineza yawe iganze ku muntu wese. Tubisenze dushima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Hanyuma uyu munsi rero, bimwe mu bintu tugiye kuganira, hari indirimbo tujya twumva baririmba ngo amarira ya Hana yavuyemo Samweli. Hanyuma tujya tunasoma muri Bibiliya ngo Imana ni indirimbo nayo ivuga ngo Imana izahanagura amarira ku maso. Hanyuma rero tujya tubona amarira menshi hano rwose, ukajya kubona ukabona umuntu ararize, hari ukubitwa akarira, hari utekereza akarira, hari uhura n'ibyago akarira. Ariko se buriya ntiharimo n'abirizara? Nabyo uko biri kose bishobora kuba bibaho. Hari n'umuntu ushaka kukwiba akaba yarira, akarizwa nuko agiye kukwiba kugira ngo abone uko akwiba neza. Hanyuma mu by'ukuri tugiye kuganira kuri ako kantu, abantu nako bakamenya. Ubundi amarira mu maso y'Imana d'abord, buri Imana iyafata iti? Murakoze. Murakoze, ndagusubiza nifashishije Bibiliya, igitabo cya mbere cy'Abami, yego, igice cya 3. Ariko hari abavuga ngo abami ba mbere, sibyo ko batabaho. Ni igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 3. Niyo twahera ku murongo wa 20. Yego. Haravuze ngo icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana, nsanga yapfuye. Ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati oya, muzima niwe wanjye, wapfuye n'uwawe. Uwa mbere ati oya, wapfuye n'uwawe, muzima niwe wanjye. Babivuga batyo imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati yemwe. Umwe agira ati muzima niwe wanjye, wapfuye n'uwawe. N'undi agira ati oya, ahubwo wapfuye n'uwawe, umuzima niwe wanjye. Umwami ati nimunzanire inkota. Barayimuzanira. Icyo nshatse kuvuga nsubiza ku marira, yego, nifashishije iyi nkuru y'aba badamu, bose bari bafite amarira. Yego. Noneho amarira navumbeyemo kata. Uri amarira abamo kata? Abamo kata. Hari amarira umuntu arira arijijwe. Hari n'ayo umuntu arira yirijije. Yego. Ayo umuntu arira yirijije rero aba arimo no kwica iperereza ry'ikintu runaka. Ariko n'abagore banza bayagira cyane. N'abagabo, ariko cyane cyane abagore. Aya marira rero yo kwiriza akenshi tuzasanga ari amarira yica iperereza, cyangwa ari amarira ashaka kuguhesha ikintu cy'undi ku ngufu. Yego.
ayo yose yitwa amarira. Mm. Kandi aya marira Mhm. akenshi ameze nk'ay'ingona, Eh. kugira ngo uyu muntu umuhoze yirijije, Mm. ni nko gukangura uwisinzirije. Ariko buriya umuntu wisinzirije byo biba ari ikinamico ikomeye. Numva niyo wakubita inyundo ku katsisino kakamanyuka Aragona. aragaranga akagona. Ariko uwasinziriye atisinzirije niyo umukomyeho gutya ahita akanguka rwose. Mm. Rero ni nacyo kibazo mfite cy'abisinziriza n'abiriza. Ariko hakaba n'andi marira nkunda, ni nka emosiyo niko babyita. Numva nk'amarira narize ndi muri dote ndi gusabwa, ayo ni emosiyo. Ayo ntacyo atwara. Ntabwo wirizaga se. Oya ni emosiyo. N'ay'ibyishimo. N'ay'ibyishimo. Ayo ntabura. Hakaba n'ayo uzana umuntu agutunguye. Hari abo batungura nko kuri aniveriseri bakarira. Usibye ko jye ntarira, ahubwo jye bantungura bwa mbere nashatse no kurwana. Ariko si icyo ngendereye. Urwanya ikize. Nivugira amarira. Kuko ikintu cyambabaje bwa mbere ni ukubona bancurika ubwonko bakasa naho bandagiye nk'inanga. Ukirota uruva bakugejeje aho bashakaga. Turuva bakoze ibintu nk'ibyo byo kumenaho amafundu umuntu wiyubashye. Kabona n'abantu bakuze bazi ubwenge barabishyigikiye. Bagakumara amashyi. Bose nashatse no kubahukamo nanabiyama n'undi munsi. Tazongera kunsana ibintu nk'ibi ngibi by'ubukoryi. Ngo muransuka ifungo mwantunguye ngo mwa. Yawe. Kindi mwana bikoze nabi yo mumbwira. Oya ntabwo yari kuba ikiri surprise. Ariko n'ubutaha buriya subona bazakoroya ntibazabikora. Oya ntabwo bazongera. Ukuri iki cyese ni haza abandi. Kuko abambere bo narabakariye. Usutse amazi n'ifu. Bansutse hifu kuko amazi bari bazi ko ntinya amazi akonje. Yavurema kubona umuntu nkanjye kwera ungana ari ukayifunga kuri mukandagira mukancuri kangugezeho ngo tuje kugufata ngo no bya bintu ntabwo ari byo. Burya umuntu ukuze mujye mumutungura nk'ukuze. Ko mbona umukobwa wawe se nawe ari umujyamberera, ko mbona utazabicika. Nibo bantunguye neza. Abana banjye bo bantunguye neza. Bafite ukuntu babikoze mu kinyabupfura. Ko bwaraje arambwira ati twagushakaga hano muri salo. Kandi saa 11 za mu gitondo. Kwa kundi saa 11 za mu gitondo umuntu akazaga komanga ku cyumba cyawe. Za mu gitondo saa 11. Ba restaurant rwose za mu gitondo baraza barakomanga ngo mango ngo ko twagushakaga. Ngisohoka mu cyumba batije wayeza anniversary na keke n'iki. Aho ngabo nibo ba mbere. N'abasire. Babiteguye nijoro. Babiramo nijoro ndyamye. Hanyuma barahamagara na saa 11. Batiriyo nabaro ujya gukomanga ati wigire nkaho uri seriyeuse ushaka mama koko hari ikintu ushaka kumubwira papa tumva. Ariko na papa bo bari babiziranyeho. Nawe yari yabimubwiye. Hakuriro mama Leonel nawe rero. Hari aho wabugorana. Wowe ugiye ejo bundi twakoze utuganiriza. Watubwiye ko umwana wawe iyo ugiye kumutungura. Umukanga akavuga ati none se mama. Nyine ni umwana. Nawe uri mama we. Ibi bintu by'amafu ntabwo uzabicika. Oya ntabwo birari ibintu. Ntabwo ari ibintu umuntu ukuze mujye mumutungura aya marira rero hari amarira azanwa na emosiyo nyine umuntu bamutunguye z'ibyishimo nk'ibyo. Ubundi jewe ukeneye kuzantungura ubundi umuntu ukuze umumenaho ko ntacyo umutanga ko ntacyo mu mutwe. Iyi modoka nziza bityo amujugunya imfunguzo z'inzu zipima nk'ibiro 5. Iyo niyo tungura nyayo. Ibyo by'amafuse ndende inzuki ntarubuke. Ariko bana yanjye amarira rero aba bantu bari kwiriza nayi umuntu yarijijwe. Kandi turi buze no gusengera abantu ibi bintu biri seriye. Kuko hari abantu bari kurira amarira barijijwe
cyangwa se amarira ava ku bigeragezo biremereye. Hari amarira turi bunasengera abantu tukabakura mu minsi y'amarira. Hari abantu bari mu minsi y'amarira, kandi sinava kuri tere ntasengera abantu nk'abo nk'umukozi w'Imana. Hari abantu bari mu minsi y'amarira, umuntu agukubita ikijambo kagira ngo avuye kugicura ahantu, kavuga se ni inyundo, iri jambo ni ikigrenade, ni igisasu. Umuntu akagukubita ikijambo rwose akiza imyaka ingahe, gicuriwe mu kwa Shababu, ku buryo umara nk'icyumweru urizwa n'ijambo yakubwiye, urizwa n'ijambo yakubwiye. Hanze hari abantu mugani bazi kuvuga, hari abantu bavuga nabi, hari abantu barepese, hari abantu barepesa gukubita ijambo, ku buryo uvuga uti urampaye. aho uzi umuntu ukubwira ngo subira mu butamatama bwaso, nibyo abona ari byo ushoboye. uzi umuntu ukwereka ko ushoboye ubutamatama bwaso, ngo bwaso we, ngo subira mu butamatama bwaso, ngo subira mu ishyamba. Ririya jambo rirarijije, kandi umuntu uri kuri kubwira nawe ntiyorohewe, ari mu mwobo. Icyo kibazo nawe ari mu mwobo. Mwese mwemere ko ari kimwe, nta shyamba, nta mwobo, nta butamatama, nta magambo. Nibyo iryo naryo ni iryariza umuntu, iryo ryariza umuntu. umuntu ukwereka ko ari byo ushoboye, subira mu butamatama bwase, akakwereka ko ari byo ushoboye. umuntu ukubwira ati ariko ubundi uri imbwa, uri umugabo, uzigeza kuki? Iryo naryo ryakuriza. Burya umuntu utinyuka akakubwira ko uri imbwa, abona nta matwi ameze gutyo ufite, abona nta shinya y'igikara nk'iyo mbwa ufite, utamoka, utarigeze yumva umoka, abona nta murizo, abona udasutama ku bipangu by'abakire, agatinyuka ngo urembwa. umuntu nawe abakurije, umuntu nawe, umuntu kwita imbwa uri umuntu w'umugabo, nawe abakurije, nawe nturi mwiza, ntabwo uba uri mwiza. umuntu ntabwo aba ari umwana mwiza rwose. umuntu utinyuka akakubwira ati uzabyara umbajije, umbajije. uyu muntu ubikubwiye, Imana ikurema ntiyari ahari, tariki yawe y'amavuko ntayizi, icyo wavuganye n'Imana ntacyo azi, muri matirisi yawe ntarebamo, n'umuganga umukurikirana ntabyo azi. ikindi analize zawe ntiziri mu mwuka wera ngo ubu byeretswe, na analize zishingiye ku bugombe bushaka kuriza umuntu. abo nabo ni abafite amarira bari kurizwa n'abababwira ko bazapfa batabyaye, kandi disi barabibwirwa, barabibwirwa rwose. hari ba Penina hanze aha bakabije kugira imvugo iryana. burya umuntu ukubwira ko uzapfa udakize, akabivugira ku bintu nka 3 yabonye, akabona wigeze gucuruza urahomba. byashingiyeho, akabona wigeze gukora barakwirukana, akabona wigeze kuguza amafaranga arakunanira, bene wanyu barakwishyurira, yarangiza akamboka ati yewe nkurikije uko nkubonye, mvugishije ukuri ati ndahiye alhamdulillah uzapfa udakize. aryo naryo ni ijambo ryariza umuntu, ryakuriza ukamara icyumweru urira. umugabo ugira gutya mu buriri muryamye, ukajya kumva agukubise nka ritura amacandwe mu maso. Iba ninshiriye n'amazi yatobotse mu gikuta, imvura yaguye, amabati aratobotse, parafu yabitse amazi yabomoye none aha. ukibaza ibyo ari byo bikakuyobera, ukumva hirya ritura amacandwe ati kunijya bakakwemeye, none nagushatse uvuye mu bandi bagabo. Mana wenda kwingenza uzandinde ritira amacandwe mu maso mugabo. Agora abantu baraguhuje. Mana ukomeze umfatire umunwa n'iryo Mugabe Jean Paul. Sinzumviye inkuru. Sinzarye ritira amacandwe.
ibi nabyo birarijije birajije ubwo icyo ni icyoroshye kuko nugera gutya akagushita ukagira ngo ni umushito aje gutunga burushete kagukubita inkokora y'agatuza ku buryo ujya kwa muganga uvuga ngo bati wafashwe ute madamu muri konsiritasiyo ubura icyo uvuga ubura icyo ubwira muganga wafashwe ute si uvuga ko wafashwe ute nafatiwe mu buriri nkubitwa nagonze igikuta ubu koko mvuga iki ndavuga ko yankubise ntibamufunga ko na bara ari ryo zina rye ndavuga se ko yankubise ntibavuga bati awa se ndavuga ko nafashwe ukanameza kavuga uti narindi gusasa ati nuko iguni ry'igitanda nkubita hano ko tubona se wagira ngo ni nk'ingoma reka reka ukica iperereza ugataha nyine bakaguha antibiyotike ugaca ku isoko ukagura inusu y'imifupu ukanywa isupu witeka akabimanurira mu isosi ayo nabyo birarijije pe rwose birarijije rwose abarimo barizwa n'imiryango abarimo barizwa n'abo bashakanye abarimo barizwa n'abana uzi kubona umwana wawe uramwishyuriye mbabwira andi marira ababaje muri ino minsi tubwire ukabona umwana arangije masters wamurihiye mu nguzanyo ya banke uri murishyura uba mu gatenge kamwe kugira ngo umwana yige nujya kubona ubone aricaye agutekereye urumogi rureshya nka metero 2 avuye ku ishuri ariko akitonda akanarutekerera mu maso yawe kandi ubwo hasi aho ipantaro n'ideshire imisatsi yazanye nk'iy'abasista kuriya misatsi y'abagore abasore mufite burayi mujya kwa sobukwe mwasokoje mwavuye muri salon de coiffure mubigenza mute buramba nibaza n'ijambo muvuga mugeze kwa basobukwe mufite imisatsi igwa mu bitugu base n'umusore gore turamenya si umukobwa ari ukajya kubona umwana asohotse masters aho kugira ngo ajye kudepoza agahita depoza urumogi mu kanwa aya marira akajya kudepoza mu kigo bahambira urumogi ukamenya ukibaze se wahise umenya naho barugura mwana imyaka maze ku isi ntaze naho bagacururiza wamenye naho bagacururiza mu masomo wagiye kwiga nabyo byarimo baguhaye na location yaho aba mu kandi kanya ndashaka kuvuga amarira kandi Imana imbabarire hoza aba bantu aya marira ndi kuvuga Imana yabahoza kuko ndi bubasengera amen mu kandi kanya ukabona uwo musore wundi nawe avuye kwiga nko mu Burusiya cyangwa mu Busuwisi aje rwose ku manota meza ya mbere wajya kumwakira ku kibuga cy'indege ukabona yambaye ijipo n'inkweto z'abadamu n'isakoshi waraherutse ari umusore wohereje kwiga aya nayo namarira kubona umusore wambaye ingutiya kubona umusore wambaye ikanzu aya nayo namarira ibi nabyo byakuriza birarijije no kubireba gutya kono umusore yambaye ikanzu atoboye n'amatwi atoboye amatwi yishisize ibintu ku munwa by'umutuku wareba ku kibuno ukabona ni wa muntu ufite za taye zihunga inkoni hari taye ziba zihunga inkoni ubwo se ziba zimeze gute ubwo nawe urabyumva iyo mwarimu agiye kugukubita ugahunga inkoni wumva iyo taye uko imeze kibazo uyu muntu koko wambaye ikanzu ari umusore aya ni amarira ababyeyi bafite ma aya ni amarira ababyeyi bafite ibi nabyo byakuriza kajya kubona ukabona umwana w'umukobwa warangije kwiga ari mwiza arangije ku manota meza ku bigo byiza warangiza ukajya kubona ukabona yambaye mariniyeri aratwite utaramushyingiye nta rembo bafashe nta sevire nta mariage nta dote ukabona akuzaniye inda aya ni amarira ababyeyi bafite kandi mpamya ko n'aba ngaba baba bayafite ayo ni amarira aya marira rero akaba n'amarira abantu biriza muri aba bagore babiri dusomye harimo uwiriza harimo n'urira biriseriye kandi uwiriza ashyiramo vitensi ku buryo ugira ngo ni agaca mbese arayazana agashoka
bafite n'ukuntu bayahanagura mu kinyabupfura narumiwe banyigishije uko bihanagura bati mama Roneri ntabwo bihanagura gutya byicuru ni gutya ni nko kwimasa kandi amarira wirijije ntatinya no kumanuka akagera hano arihuta biba bigongobo ku kuntu ngo bahanagura gute ni gutya na gutya mu maso ngo ni abahanga babanga kwica makiyaje niko babyita babimake ari guhanagura amarira warijijwe wayihanagura utya no amarira warijijwe ntabwo wajya kuyihanagura utya nta protocol agira n'igitenge urazamura n'iki byose kuko yo abayazanye n'ibimyira ariko yo wirijije aza mu kinyabupfura ukabona biri gucikagurika kibaze se ibi ni kidomoro byari bibitsemo biri kwisuka nawe uti ariko ndebera aya marira waba warijijwe kona ariko mujya mubeshya abazungu nibo babeshyeka twe ino ntitubeshwe aya marira umuntu yirijije kugira ngo akame kugira ngo ahore uyu yarira n'amezi 5 none si biri kuri iki biramambu nimujya mubona abakinnyi ba filime uburyo arira nta kimurijije ari gukina kandi ukabona biri seriye cyane akarira gahogora gahwera uburyo abantu b'abanyandege nshya ahita yumva nawe agize ama emotion cyane hariya ni amarira yo kwiriza aba badamu rero babiri nabo byarabacanze nkuko na bino bibacanga bibere muri kata zabo umwe aryamira umwana ariko umugore ugeze abwo aryamira umwana akanapfa nawe ni inkunguzi nawe ntiyoroshye umwana ukamuryamira agapfa ariko rero ukuntu umugore azikata arizo zabo uburyo ubona kata bagira ahita abyuka rwombo afata umwana we wapfuye aragenda murambika mu gituza cy'undi aterura umuzima aragenda mushyira mu gituza cye aranamwonsa uzi konsa umwana utabyaye uzi konsa umwana utahetse uzi konsa umwana ubizi neza ko atari uwawe arangije umwe akangutse umwe ufite umwana muzima akangutse arebye umwana bamuhaye wapfuye abona so ati no uzabeshya abandi uzakine na bene wanyu uyu mwana si uwanjye ni uwawe umwana wanjye ni uyu muzima undi ati reka uyu ni we wanjye umuzima ni we wanjye amarira bamarira icyitwa amarira ariko mu by'ukuri amarira ameze gutya washobora kuyasobanura udafite impano y'ubwenge hari amarira Uwiteka agiye gusobanuramo muri aya mezi nk'atatane gutyo hari amarira Uwiteka agiye gusobanura y'abantu barijijwe amarira yabo bagiye kuyahozwa hanyuma babarijije bafata inkonjo y'agahanga hanyuma nabo birijije bitewe n'udukomedi bari gukina aba nabo Uwiteka nabagiye kubakinira agakomedi nawe azi kudukina cyane nawe azi kudukina aratukire bagiye gucengana yaragakinnye mu nyanja umugabo ashiduka urufi rumumize Uwiteka nawe ati nanjye nzi gukina yona uzakinisha bene wanyu ndi Uwiteka sinjya nkinirwaho ifira mumira imumarana gatatama marashira atangira kuvuga ngo ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda y'urufi nataki Uwiteka aranyumva ari mu rusengero rwe rwera ategeka urufi runduka imusozi yego Uwiteka nawe ibi mwigira nawe yashobora kubyigira usibye ko aba baretse akanya gato ngo abanze abashire nahagaragara ibintu mwigira ibi murimo mwigira muza kubyigira imbere y'abantu bibabariye muza kubyigira imbere y'abantu bisonzeye ibi bintu muri kwigira ibintu by'amarira muri kwigira aya marira murira mufite na Bibiliya ya buri mwanya gatwika kiriziri mwaka na Yesu gahireyo aya marira arimo Bibiliya aya marira arimo indimi murira muna tutayabo aya marira ya mwiriza mubizi ko ari ukwiriza aya marira mwiriza muri hejuru y'umurambo muzi ko ari mwe mwamwishe ubizi neza ko bamuhaye umuti ukajya kwiriza mbere y'abandi
ayi ibi muri kwigira ibi bintu muzanye no bitarahabaga ibi bintu muzanye mu nzu y'Imana ibi bintu muvanye kwa sokuru mukaba mubigejeje kwa pasiteri ibi bintu muvanye kwa nyoko mukaba mubigejeje kwa mama bishop ibi bintu mwigira ibi bintu mwadukanye bivuye ku mirengwe y'imitsima Imana yabahaye bivuye ku mirengwe y'imitsi y'Imana mu mazi iminsi murya n'amahoro yayo bivuye ku mahoro Imana imaze iminsi yarabahaye ikavuga iti reka masi muhe ndebe ko yaba muzima ndebe ko zangeso ze zo muri bibiri yazireka reka muhendahendesha umugisha nduwiteka ndebe ko zangeso zo kwa mama we yazireka ibi bintu ukabuze kwigira ibi bintu ukabyigirira naho abantu bakureba aho abize bakureba aho abatize bakureba ibi bintu murimo mwigira murira muvuye muri za saro mwiriza muvuye kwimakiya ibi bintu muri kwirizariza amarira hato na hato hejuru y'umwana w'abandi wishe ukaza no kumukura muri moruge mbere y'abandi wiriza ibi bintu muri kwiriza ibi bintu mwigize mwabagangama ibi bintu muri kwigira mwirizariza ubizi ko watinze kumuha umwuka kuri bomboni ukaza kwirizariza ngo ntako mutagize ibi bintu muri kwirizariza ubizi ko ari bamukubise ingumi y'impyiko ikameneka warangiza ukaza kwiriza no kuzana imodoka ngo imujyana kwa muganga ibi bintu muri kwirizariza hari amarira aya marira abantu barijijwe ntabwo Imana ije kuyatabara vuba ahubwo yihutishijwe n'amarira abantu bari kwiriza nicyo kizanye Imana kuri iyi nshuro aya niyo abaye tobare yihutisha Imana aya marira aya ngaya wiriza uvuga uti mu nsengere nabuze amashereka ukiriza imbere y'abahanuzi ubizi neza ko impamvu utonse umwana ari uko urwaye sida ukaza kwiriza imbere y'abahanuzi kugira ngo bavangirwe aya niyo ahuruje Imana vuba ayo uri kwiriza ubizi neza ko wasambanye ukarenza igipimo n'amatirisi bakayijugunya muri ruhurura warangiza ukaza kwiriza ugatega ngo turambike ikiganza uri gusaba umwana wiriza aya ngaya aya yihutishije Imana aya marira yanyu arimo ubucakura n'ubucyaca n'ubukata aya wiriza ugashaka kuza kwerekana ko babaranye n'abababaye ukiriza aya kurogeye umwana no mu mwuka ubizi neza ko ari wamuroze akaba ari uzana ururabyo ruhenze akaba ari mu kwitanga muri mu nama yo gushyingura ati imodoka itwara umurambo ndayemera hanyuma imikenyero izakenerwa akarira mbere protokoli kamufata igahungiza ari ukwiriza aya ngaya azanye Imana aya marero uza kwiriza imbere umuntu uzi ko ari umugambaniye kuri boss akaba agiye kugira titire y'ubushomeri ubizi neza ko ari wowe ubigizemo uruhare warangiza uti ngwino nkujyana ahantu ku muhanuzi gusenga ukajya wiriza uvuga uti Imana muha kandi kazi ubizi ko abigizemo uruhare ngaya marira yihutishije Imana kuri iyi nshuro ngaya marira yihagurukije kuri iyi nshuro niyo atumye Imana ibanguka ariko abantu mwarijijwe mwe mube mupohesheje gake mwe mwihanganye hagiye kubanza guhagurukirwa amarira yabiriza hanyuma mwebwe mwarijijwe mube mwihanganye gakeya Uwiteka mu minsi mike agiye guhangana n'ababarijije uko yahanganye n'Abedomu akabukubita inkweto mu mutwe batangiye gucanga Abisirayeli uko yahanganye na Penina hana amaze kubona umwana niko Uwiteka agiye kuza guhangana n'ayo marira uyu mugabo Salomo yataboneka ngo aboneke ari umuntu ureba rega nibo bakenewe ko nta laboratwari ipima amarira abantu biriza n'ayo barijijwe bihari
uko n'abapasiteri banze gusenga ngo berekwe bafite bari bize barahuze ko bagumye mu biro nk'aho bagiye mu bihuru ugira ngo amarira utarabaye mu bihuru wibera mu biro wamenya icyarijije aba bagore kare ese Salomo yaza kuba atarageze imbere y'Uwiteka ngo abwire Uwiteka tuwite jyewe Salomo umugaragu wawe nakagusabye amafaranga urayafite yego wayampa nakagusabye amazu n'amamodoka urabifite nakagusabye iby'isi urabifite wanabimpa ariko gutunga ibyo nta bwenge ngira ni nko kuyobora itorero ry'abantu 1000 ntagira impano nkajya kwiyaranja nkashaka izituma baza nakagusabye amazahabu wayampa ariko kumpa amazahabu ntafite ubwenge ni nko gushingira abantu bitwikira agatimba batwita inda y'umunani bayinyweje nyihera ubwenge bwo kubana n'incakura zititira zikavuga indimi tutazi ubwoko bw'indimi unyihera ubwenge bwo kubana n'abantu bari kuri imihanda barambitse Bibiliya hasi bari kwivuga imyato unyihera ubwenge bwo kubana n'izi ncakura zivuga indimi zivuga unyihera ubwenge bwo kubana n'abantu wamaye kuyobora kuko harimo n'abankubita za somu gahanga na donke na vrema unyihera ubwenge bwo kubana n'abadamu babyuka mu ngo 6 mu gitondo bapostinze kuri status mu ifoto y'abagabo babo ngo ndagukunda nzapfa ejo ubwenge bwo kubana n'aba badamu babana n'abagabo 6 umunsi umwe izina rya Yesu kabaye fire unyihera ubwenge bwo kubana n'abagabo bwo kuyobora aba bagabo abyuka ku mugore w'isezerano akanyarukira ku muyaya akanyarukira ku muzunguzayi akikoza kucuramya amaguru akikoza kutegoramye akagaruka no kukanura nk'imodoka bagonze ubwenge bwo kuyobora umugabo nk'uyu uzunyuza aho hantu yitwaje ituro riremereye apfumbatisha muri be ubwenge ko bazaza bayadutsindagira mu maso kugira ngo tutazabateka umubwenge kuko sinzi ko nzashobora kubaho ntabwo ufite Uwiteka abwira Salomo ati Salomo ati nkurikije ukuntu nsabye ikintu gikenewe abandi bantu batarimo bakenera nkurikije ukuntu nsabye ubwenge abandi barimo bansaba amamodoka nkurikije ukuntu nsabye ubwenge bwo kuyobora abantu banjye abandi barimo bakoresha kata zo kuvuga bati aya mazi akagacupa ka Nili nimukagura 5,000 urakagenda mugasangire n'abantu bo mu rugo indwara zikire ahubwo bakanywa indwara zikarushaho noneho reka mbabwire hari ibintu bigiye gutwikururwa hari ibintu biri hafi gutwikururwa kajya ku mugaragaro umubwenge Salomo ubwo wasabye ubwenge utemeye kujya gucangira abantu mu bitangaza bimara iminota 3 ukaba wemeye kunsaba ubwenge nanjye mpise nguha ibintu byose utansabye ndabiguhanye mpise mbiguha ndabiguha uzashobora abagore uzashobora abagabo uzashobora uzabashyira ku murongo Salomo rero atungukana hano ubwenge ntigeze atungukana indimi izandimi numva zajina zageze ino zije vuba izandimi zigeze ino we yakoze itegewe bisi ni indege zije mu ndege zije n'igare zaragurutse zije na moto ziragurutse zirarepeswe zirizwe ishandara umuntu umugabo n'ubwanwa
umugore baba mu rusengero rumwe baba wajyana mu rundi ugasanga baba se mana izi ndimi ko tuzahabwa indimi nshya izishaje zivuye hehe mubyeyi tuyahirengeye dusabire twese abagore tuguhungiyeho ku izina rya patiri namwe zindi bikoko ni ururimi rushya ururimi rwategewe gari ya moshi ariko rero ururimi rwanyuze muri Nyungwe rwanyuze ku mupaka ni urwino ni urwaho muvuka koko izi ndimi za ukoza kwa runaka waza no kwa nyira runaka ugasanga ni rwo ruwari papa umva twanabavumbuye muzihindure bose mukimara kumva iri tangazo muzihindure twamenya aho zifa nizo muri envelope muzanisha muzavuga indimi nshya niko Bibiliya ivuga. Imana iti ndabuguhaye ubu bwenge arangije atunguka kuri aba bagore bose harimo urira n'uwiriza. Umwe ati umuzima ni we wanjye utati no tetwa umuzima ni we wanjye ndati no umuzima ni we wanjye ndati umuzima ni we wanjye. Salomo atari ko mugende gake mutuze ikibazo cyanyu ndagikemura buri muntu afata umushwari ihanagure. Ari bamwe ari umwe wiriza atangira zaje zabo zagurutse sibyo. Hanyuma uwarijijwe nawe ati nuko ufite amarara arijijwe kuko abari meshuzo mubabara ari yaranja akiyumanganya mwiyumanganye mu byago ariko wijije hanagura muri siransiyo. Salomo ati mushyire abo bana bose arabaza ati hari muri mwe hari uwambonera imbugita y'icyuma ngo uyu muzima mubagabanye ndinganije ku buryo ndinganiza ndaterana metero nta ruhande mbogamiramo umwe afata agapande undi agapande umwe wiriza yego nibyo aho ni sawa. Abiriza mvuga ko ntari abagome bagira ubugome aba bantu biriza ni abacuye ni abagome. Hanyuma nyiri umwana ati basi mumwihere aho kugira ngo umwana apfe mumwihere. Salomo ahita avuga ati mva mada mumwihere niwe wawe akira umwana babonyewe. Salomo iyo ataza kuba yarasabye Imana ubwenge yari gusobanura amarira aya marira abantu bari kurira pasite apotre profete profetesi revera mwarimu bayobozi b'ibyumba ayo marira turi kumva aho muri izo nsengero mwagizemo uruhare kugira ngo abantu barire ko yagezeyo. Murakizwa n'iki Imana ituyahera ije guhorera amarira iri kumva ko uyu muntu agiye agahanagurwa nayo yari zava mu nda ya mama we kubera mwe murabikizwa n'iki. Hanyuma namwe mwiriza muzikata mubizi ko ari ukwiriza Uwiteka ko namwaje ibi bintu murabikika gute Imana yiyiziyemo ko yaje kwije neza kwizindutse nta nubwo izaza nyuma saa sita izaza mu gitondo kwije izindutse muraza kubigenza mute? Ndashoje pe. Bajya bavuga ngo havugwa menshi akumvwa na bene yo. Hanyuma turabashimiye cyane mwe mwabanye natwe. Ngira ngo yari message yanyu. Iyi message umuntu wumva ikwiriye. Hanyuma iyi message rero uyigeze ku muntu uwo ari we wese ubona ikwiriye kandi nyine ngira ngo wenda marioneri rimwe na rimwe nyine abagira ngo buriya iyo umuntu akora ibintu yanahuguwe cyangwa afiteho ubumenyi buhagije
aba afite sitarateji nyinshi zo kubikora ku buryo n'uworoshye mu mutwe abyumva. Ngira ngo abantu benshi mujya muduha komanteri muvuga muti icya mbere uranansetsa, ikindi kandi ukanampa mesaje nyayo. Hanyuma rero niba uri ufite amarira warijijwe n'abantu, ni ukuri Imana izayaguhoza, kandi izayaguhoza ukomeze nyine nawe utitiriza. Hari ijambo nazindutse umunsi muri Nibature, umuntu atwigisha gutitiriza. Yewe sinari mbizi gutitiriza, ariko ukomeze wegera Imana. Aya marira ntabwo Imana ijya yemera ko umuntu arengana iteka. Hanyuma namwe muriza abandi rero, kandi mukabariza mubizi. Ngira ngo namwe mesaje yanyu mwayumvise. Namwe bantu mwiriza, abantu nukuri hari igihe ureba ukabona wenda tuvuge ku mafoto y'umuntu, mu mafoto abantu batunze, ugasanga niba ari amafoto 170 ari kurira. Hanyuma nawe umenye icyo gukora. Turagushimiye cyane. Hanyuma wowe wifuza kutuvugisha kuri telefone, wifuza kuvugisha Mama Lionel, hari nimero ushobora kumuvugishaho ukamubona mu buryo bworoshye, haba kuri WhatsApp cyangwa se kumuhamagara bisanzwe. Ku bantu bari hano mu Rwanda ni 0783 48 34 ku bantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda utangiza akamenyetso ko guteranya 25 0783 48 kandi ntimwibagirwe gukora subscribe kuri Eva Mama Lionel. Ntuveho udakoze subscribe. Turagushimiye. Imana iguhe umugisha.